umva se uziko akantu wicariye ntagahize haguruka nkwereka haguruka umeze neza Daddy umeze neza ariko papa iminsi imyaka 18 yose 18 ibi bintu biracyangaruka nko ese uriya mwana ndetse n'uriya muntu icyaha cyanjye cyagiyeho akaba yarahaburiye ubuzima Daddy papa umeze neza ndakubaza 18 ndi kumva papa umaze iminsi irenze 2 usakuza buri joro aka kanya reka nze ndebe ikintu papa none se wari uri hano papa narima limaze umwanya none se usigaye urara mu cyumba cyanjye papa amaze iminsi nanjye ntaryama imyaka 18 ni iki ndi kumva noneho uzi kuri gushikagurika nanjye ubwanjye bikambuza amahoro papa ufite iki kibazo papa wanganiriza mwana mu bihe biba byaratambutse tuba twarahuye n'ibibazo byinshi kunda kumva n'akazi tuba twarakoze amashyamba tuba twaranyuzemo ndetse n'uburyo bwo gushaka ubuzima kugira ngo abana banjye bazabeho ibyo rero nibyo biba biri kugaruka nta cyabaye humura gaho jya mu cyumba cyawe ni amahoro bigahura n'imyaka 18 25 papa ndagiye ako ntabwo nsobanukiwe kandi ndagusabye urimo murarya capati mwenyine tugwese tonto wari hano naje kare mba niganirira na mwana tugwese uye mwana ngiye ikintu ndumva gukora uye mwana Gaju naboneka kuzata tumiyandikishaho ngina kena Gaju uye agomba kubona insurance yaba mu buryo bwa inashure ngamaye mashure aya mashure mayetaye amashule agomba kubona insurance uburyo agomba kwiteganyirize mu kwiga kwa abana agomba kubona uburyo yiteganyirize kwivuza bintu byote bizigomba gutuma akura afite mami yarambwiye ngo hare muntu wa emana emugore mubi wazanye yamutwaye ngalaye bijugunya hari abantu batagira humanity batagira umuntu niba nakarisa nisiriko mutazigera mumera nkabo mugomba gukunda abantu mukamunda sivye kikobwa ninyura nkunda iseko yawe dada nawe gomba kugira humanity kugira umutima utabara nk'uwo mami yagize agatabara ubuzima umwana ni kuvuga ngo agaciro kuye mu nzu ntagale ifaranga ntagale amashule ebana kabisa ntagale mazu afiti ntagale umwanya wa kazi agaciro ke mu nzu nico amari abandi maze iki nigihe maze ifasha ewewe ijambo ry'Imana naryo ndarizi
uzi kuntu bavuga mu Bible banavuga ngo eba kabisa tuzabazwa ibyo twakoze ntabwo tuzabazwa ibyo twakorewe bivuze kandi niba ushaka kugira ngo ushimishe Imana uzashimishe umwana wayo ngende iyo mwana wawe Imana bivuze ngo ushaka gushimisha Imana ugomba kumushimisha sibyo yumvikana mugosa nawe urabyumva yikabisa nawe uretse ijambo ry'Imana ngiye nasoma bayidawe nitari kukwiga ibintu byose ndagiragiza umva urebye neza ikinyarwanda wakimenya buraho ngiye kinyarwanda ndakizi eba ngaye vuga interuro ijambo l'interuro naye mukimo bisubiremo bavuga ngo uriya mukobwa ni mwiza cyane gutyo muvuze uriya mukobwa uriya mukobwa ni mwiza uriya mukobwa uvuga nk'umureba mutungo uriya mukobwa mutunge uriya mukobwa ni mwiza cyane yule mukobwa uriya mu wewe uriya muranyigisha mukanyobya uratubwiye ngo tuvuge interuro uyisubiremo kugira ngo twumvishe ko uzi ikinyarwanda uri kuvuga Eliya ubwo si ibintu birasometse byandike vuga ngo bibiri ahubwo se uratinyutse uza ahangaha nyine twari turimo tugana ubushize ntibyagenda neza ndavuga ni nazi kukureba nyine tukaganira neza twitonze wavuye ku izima se byerekeye iki kiriya gihe byari byerekeye iki se cyagiye nyine nabonye ugenda urakaye narakajwe n'iki ese iyo umuntu yakoze ntahembwa urumva nararakajwe n'ubusa ngaho reka tubishyire mu gaciro k'amafaranga nka miliyoni wenda ibyo nawe bireke urumva ariko ntabwo nyine byari ngombwa kugenda urakaye kuriya twabivugana dutuje ndabizi ko nta kindi kikuzanye mu rwego rwo kugira ngo urebe ko nkomeza gukurikirana dosiye ya mukuru wawe siko bimeze njye nkabyungukira nkungukira hehe bizi nyine uri manager wa company aramutse agarutse ibyo gusa wakomeza ugakora akazi kawe neza kandi mwese mukabyungukiramo ukabona inyungu zawe natwe tukabona izacu uratekereza ko atagarutse se iyo ni telefone yanjye nashyize mu cyumba atagarutse urumva nazarinda apfa nta kandi kazi mbonye ntabivamo ntabwo aribyo nshatse kuvuga wayambwira wijya kure niba wumva yenda ari ibintu byaba byagiye muri gahunda ega nta n'icyo binatwaye none se ubundi rimwe gusa rero reka twe kujya mu bintu byinshi ntushaka ko tuganira ku bya mukuru wawe n'uburyo twamukurikirana reka rero ntabwo nkunda kuganira ahantu abo ari bo bose bashobora kuza biriya ni ibintu by'ibanga reka tujye mu cyumba tuboreho tubiganire oya mu gihe nyine ubaye umutekano wawe nyine utarinzwe hano cyangwa se ibyo turi kubona bitarinzwe twakikiramo hanze cyangwa se tugakomeza tukaganira nta kibazo ese mu cyumba hagutwaye iki mu cyumba se mu cyumba ntabwo nese mu cyumba nawe ukaganirira umva se uzi ko ahantu wicariye ntagahize haguruka nkwereka haguruka none wowe kandi mva mubwire muko ndakwiyamye nimbwira ngo ndakwiyamye urongeye ugatse mu buzima bwanjye none se hano utabona naragiye ntahindanyije iyo sura yawe ku bwasheri wanjye ugira ngo kubwa papa ndihangana ntabwo ndibuze kwihangana papa reka none se muraziranye turaziranye na gusa se
uyu nguyu ni indaya ya Kevin. indaya Mama uri iki uri iki ntarashaka ngo uri umugore we umva ku bijyanye benshi wanjye ntabwo byemugwa kuvuga ibintu bibona umva niki uyu ni umukobwa wanjye rero uyu nawe ni murumuna wa Gashya ibyo twavuganaga ni ibintu bijyanye no kugira nyine ugize bikaba bigize mu rwego rwo kuba Gaju n'ubu akigize ubwo rero kuba yaragize nyine akaza ahangaha ngo dushaka uburyo nyine tubivuganaho kugira ngo dukomeze dushakishe ahubwo nareke ubwo tuzabisubiramo ubutaha akaza yiyambitswe gutya ngo none munsi arasani gusa papa uriya mwana ntabwo agira imico myiza urumva njye namusanze mu cyumba cya Kevin yamugeretse amaguru hejuru arasani gusa ngo ni mukuru wa Gaju sawa nyine azagukoreza imvune ishyushye dadi wimbwira na mimi ujya mu cyumba cya